Yesu nuko atadusiga mu kibazo ahubwo ukadukura mu kibazo. Wamahere Imana icyubahiro. Iyo abantu uyu muntu yageze mu kibazo abibone bajya bankuba bakaguko urabukwe se buzaba azapfa se kimari urabukwe se azarutunga azagira agaciro nazabona akazi muri wamugiye agibura ese nicyo bizamara abonye akazi akamukanga arabyaye se ntibazaro. Bese hari abantu hari umuntu mu buzima bwo kubaho mu buzima bw'abibone abibone bakuri inyuma bagusuzugura. Reka nkubwire nje kukubwira ko impano ikomeye, inkingi ikomeye iruta izindi mu buzima bw'umuntu nuko wihanganira ibikugerageza. Kwihangana bigijwe n'amashami menshi. Kugira ngo wihangane hari imitekerezo ugomba kuba ufite, hari amahitamo ugomba kuba ufite. Kugira ngo umuntu yihangane, icyambere nuko ugomba kumenya ko utariho kubwa mama wawe na papa wawe cyangwa se musaza wawe cyangwa se mubyara wawe cyangwa se anko cyangwa tante cyangwa undi muntu uwo ari we wese uriho kubw'imbaraga z'Imana. Icyakabiri nuko ukwiye kumenya ko uriho kubw'urukundo rw'Imana utari kubw'impuhwe z'abantu. Ari abantu uba warapfuye kera. Hanyuma icyo ukakimenya. Icyakabiri kikwiye kuguhesha kwihangana ni ukumenya ko ubuzima busimburana. Ugomba kumenya ko uyu munsi nubwo ubabaye ejo uwatumye ubabara nawe azababara. Ntabwo azatura nk'umusozi ngato abe paradizo, nawe hazahora n'ibimubabaza. Uyu munsi yakubabaza ariko nawe ejo azababara. Nawe azababara. Azaguseka ko bakwirukanye mu kazi ariko nawe ejo azamwirukana nawe agusange mu kibaya. Ejo usubizwe wasigare mu kibaya. Azaguseka ko utinze kubyara ariko nawe nabyara azabara minerivare z'abana. Ukwiye kumenya ko umubabaro ufite utazawusazana kandi nabibone bari kuwenyegeza nabo bicaranya agahinda. Abakomeye barababaye, abakene barababaye, abacuruzi murababaye, badogiteri murababaye, abahanuzi murababaye, umuntu wese ababaye mu rwego rwe. Hanyuma rero nukwiye gufata ubabaro wawe ngo kurenga igipimo mu buryo wiyaho. Ukwiye kumenya ko umubabaro wawe ukwiye kuwutsindisha inkingi yitwa kwihangana. Bwira umubabaro uri umutima ngo amabaro ntacyo urantwara ngo ushimbuje kwihangana kumesha kugira ku nzozi zanjye. Abantu n'abami barababaye bikoma ngoma, barababaye. Ejo bundi Perezida Amerika arahire yavuze ndashima Imana yuko Imana yarandinze niyo yandinze sinapfa. Hari ngo nawe bashaka kumwica kandi ni umuntu ukomeye ariko baramuhuje baramukubita ugutwi ko ari kugiye. Ariko kwihangana kwamugejeje ku ntsinzi. Niba uri kuba n'umuntu mwicaranye mubwire ngo intsinzi inzozi zawe icyo uzaba cyo uzagikura mu kwihangana. Utihanganye ntabwo ushobora kugera ku cyo ugomba kuba. Umuntu wese wifuza kuba ukenewe muri sosiyete agomba kwihangana. Nkuzaniye ubutumwa kuguma kwihangana. Umuntu wese ushaka kuzaba uw'umumaro mu rugo rwe, mu muryango, muri sosiyete ugomba kwihangana. Ejo we nagaye n'umupapa afite ibibazo bikomeye cyane. Urugo rwe nyine rurazigajega. Umudamu yagiye mu byaha. Aravuga ati twatimo tugenda turi mu modoka tuganira. Aravuga ati jewe muragiye mu byaha jewe ndamwica kwita turamubwira kwica si uso muti. Ihangane. Umupapa aratubwira ati jewe narihanganye kandi kwihangana kwanjye gutumye mbaho uwo ndi uyu munsi
kandi gutumye n'abana banjye biga, kandi gutumye ngera kure. Reka nkubwire, ikigeragezo cyose gihimwa n'ijambo rimwe, kwihangana. Nkuzaniye ubutumwa. Agahinda, ibitutsi, ibihombo, inyuro, karande, kuguca inyuma, kukubeshera, akagambane, gutotezwa, amashari, ubwambuzi, gusuzugurwa, kwitwa amazina mabi, ibyo bintu byose bihimwa n'ijambo ryitwa kwihangana. Utihanganye, ibyo bintu iyo bikuzo kabiha agaciro, imitsi yawe yanaturika. Twongeye kubaha ikaze inshuti za gusengerwa, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, tubaha ikaze. Amazina yanjye ni Harerimana wa Larisi, kwa w'Imana turi kumwe na Dieudonné. Turashima Imana ko Imana iturinze, turashima Imana ko Imana itwimanye, turashima Imana ko Imana yakurinze wowe ubashe kudukurikira. Impamvu dukurikiye nuko Imana yakurinze. Yakurinze iki? Cyambe yakurinze urupfu. Buriya nta kintu kibabaza nk'urupfa. Iyo umuntu apfuye birangiye, uba wibagiranye, ntiwongera kwibukwa. Rero ikintu gitangaje cyane Imana yakoze ku buzima bwawe nuko Imana yarakurinze urupfu. Ko Imana yarakurinze urupfu ntupfe, ni ishimwe rikomeye cyane. Rero turashimana ko tugeze kuri amatariki turi bazima. Ubwo duheruka twavuze ku mbaraga ziruta izindi, imbaraga zisumba izindi, imbaraga twabonye, imbaraga z'amafaranga, twabonye imbaraga z'ubuyobozi. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku ntwaro, noneho intwaro ugomba kwitwaza, cyangwa se inkingi. Inkingi nanone nayo ikomeye mu buzima bw'umuntu. Iyo utayifite, rimwe na rimwe uraseba, rimwe na rimwe bimera nabi. Inkingi, twese turi kurepeta, nange ndepeta nawe njya nkifuriza urepete. Inkingi yitwa kwihangana. Abantu benshi babumva ngo ihangane, babwira umuntu ngo pole wange ihangane, ariko ntago abantu bazi iyi nkingi uburyo ikomeye. Nge nasanze wena n'uwanarize uzaza kumbwira, ariko nasenze, ejo narasenze, n'umunsi nasenze, umwuka Imana namwe nze mbwira abantu ngo mwihangane. Hanyuma rero kwihangana nire mbitekereza ibintu byinshi. Dieudonné ntekereza kwihangana, umwuka Imana yambwiye ngo nta kintu na kimwe umuntu agira atihanganye. Ubu numwe pe. Buriya hari ibintu bijya bibaho, urumva umuntu yakubwira, umuntu wihangane, wapfushije ihangane, bakwibye ihangane, yewane bukwe bwagucanze ihangane, wagiye kwa muganga ukumva nakantu koroshye, ariko ejo umwuka Imana ngo ninze kuri kamera mbwira abantu ngo nibihangane. Hanyuma mita iyo Uwiteka guhishuriye uhita ubona ihishurirwa uburyo ringana. Kwihangana ni ikintu kinini, ni inkingi ifite amashami menshi ukiri muri ubu buzima. Ndajya nkubwire ko iyi nkingi yitwa kwihangana ifite amashami menshi muri ubu buzima, kandi ubashije kuba udafite iyi nkingi yitwa kwihangana, no kubaho ntubaho, no gupfa wapfuye, n'umwe ubu natangaye. Nawe urasanga wari uyizi, ariko uburyo ngiye kwisobanura uraza kwibaza ndihangana cyangwa bimeze bite. Ariko mwabantu mwe, kwihangana bitirakonesha, niko jambo rivuga. Rero mbahaye ikaze mwese, kandi ndashimira abantu mwese mukora comment, abantu mukora share, abantu mukunda ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Abantu mutureba, Imana ibaha umugisha, kandi Imana iragura imbago zanyu, ibahindura amateka. Icyama ngo ubutumwa bugiraho bukuvana, bugiraho bugushyitsi. Icyama ngo hagira ibintu bikugwaho ku buzima bwawe, hagira imbaraga zisenyuka ku buzima bwawe. Icyama muri amateraniro ngo Uwiteka kwishimire, akugabanyirize imisonga. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo,
uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Ndasengeye umuntu wese ugiye kudukurikira muri umwanya, mwami unyemerere Kristo ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe aba ryo rihabwa icyubahiro. Buri muntu wese ugiye kudukurikira abona imbaraga z'Imana, umutiza imbaraga zimuhesha kwihangana, kandi buri muntu wese asobanukirwe iyi nkingi two kwihangana ikimumariye, n'utari uyifite umushoboze kuyishaka kandi abashe kuyibona. Mwami ndasenge umuntu wese, natumugisha umuntu wese utujya tubana muri uyu mwanya, kugira ngo ahure nawe, umwuka wawe wera amushigikire, imbaraga z'Imana zimushigikire, uri kumukorera igitangaza gikomeye. Hari birashobora ko yaragiye kumwara, birashobora ko yagiye kwicira inzira, birashobora ko yagiye kwirwanirira, birashoboka ko yarananiwe yumva yajya muri Nyabarongo, birashobora ko yarananiwe yumva urugo yaruta, ariko urambwiye ngo nze mbwira abantu kwihangana. Umuntu wese wihanganye agira ku ntsinzi. Mwami Yesu, gushimiye kuba natwe mu izina rya Yesu, kuva dutangiye kujya dushoje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nyemerera tubane muri kano kanya, Imana igutije uburyo tubane, n'iby'uburyo babugoye, ntago abantu bose anganya ubushobozi, ariko unyemeye tubane ko muko Imana agushoboje, agushoboza. Tubane kuba dutangiye kujya dushoje mu minota itarenga 35 turadushoje ubutumwa. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo utangiye usoma ijambo ry'Imana riri hano, Zaburi 119, turasoma ku murongo wa 50, ndetse dusome no ku 51. Imana ishimwe. Haranditse ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. 51. Abibone bajya bankoba cyane, ariko sinteshuke ngo mve mu mategeko yawe. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Uyu ni umuntu ufite, uyu ni umunyamubabaro, uyu ni umunyamubabaro, ni umuntu ufite umubabaro, ufite agahinda, yabuze uko abigenza, yabuze ahantu yaruhukira. Uyu ni umuntu ufite umubabaro, ni umuntu ufite ibiri kumusakuriza, ni umuntu ufite ibiri kumuca intege, ni umuntu ufite ibintu biri kumutera umutima kubabara, ni umuntu ufite agahinda, ni umuntu ibyago byagwiririye, ni umuntu wicaye mu byago. Bibiliya iravuze ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Reka mbabwire bene data bakristo, bene data namwe nawe utarakizwa, njya nkubwire ko nta mukasira n'umwe uzabona uza gukansiringa kugira ngo umabarushe mu buzima bwawe, usibye Kristo wenyine. Amakuru amenye nuko ijambo ryonyine ribasha kugukorera ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana ribasha, niryo ryakuzura muri uwo mubabaro. Iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye, muri ayo makuba ufite, muri ibyo bigeragezo ufite, muri ako gahinda ufite, muri ayo magambo akuriho, muri ako kagambane kakuriho, muri ubwo bukene ufite, muri izo ntambara zikubujije amahoro. Reka nkubwire, nta wundi muntu wakitambika usibye ijambo rya nyir'ijambo, usibye Kristo ukwiye, ugomba kuza muri wowe akazura ubuzima bwawe. Umuntu arababara agapfa agenda kubera umubabaro. Hari abantu bagenda ariko barapfuye, abantu barashwanyagurutse kubera ibibazo, kubera umubabaro. Cyo nkundira Imana iyo wamenye Kristo ajya azura ubuzima bwawe. Cyama ngo uyu mwanya uwo turi kumwe, Kristo azura ubuzima bwawe. Cyama ngo uyu mwanya mama, Imana izure ubuzima bwawe, wongere kwishima, umubabaro uragatsindwa.
nta wundi muntu wagukiza umubabaro usibye Yesu wakuzura, usibye Kristo wakuzura akazura ubuzima bwawe. Ijambo ravuze ngo nicyo kimara nuko ijambo ryawe ryanzuye ngo abibone bajya bankoba cyane ngo ariko sineshuke ngo mve mu masezerano yawe. Ni umunyamubabaro ahura n'abibone, umunyabibazo ahura n'abibone. Iyo umuntu wese yageze mu kibazo, abantu benshi nabaza bamwishima hejuru, ariko icyo nkundira Kristo nuko atadusiga mu kibazo aho ukadukura mu kibazo. Wamahere Imana icyubahiro. Iyo abantu uyu muntu yageze mu kibazo, abibone barana, abibone bajya banko bakaguko, urabukwe se buzawe, azapfa se ikimari, urabukwe se zarutunga, azagira agaciro, nazabona akazi muri bamugiye, agibura ese icyo bizamara, abonye akazi arakamukanga, arabyaye se ntibazaro. Bese hari abantu, hari umuntu mu buzima bwo kubaho mu buzima bw'abibone, abibone bakuri inyuma bagusuzugura. Reka nkubwire, nje kukubwira ko impano ikomeye, inkingi ikomeye iruta izindi mu buzima bw'umuntu nuko wihanganira ibikugerageza. Kwihangana bigijwe n'amashami menshi. Kugira ngo wihangane hari imitekerezo ugomba kuba ufite, hari amahitamo ugomba kuba ufite. Kugira ngo umuntu yihangane, icyambere nuko ugomba kumenya ko utariho kubwa mama wawe na papa wawe cyangwa se musaza cyangwa se mubyara wawe cyangwa se anko cyangwa tante cyangwa undi muntu wari we wese, uriho kubw'imbaraga z'Imana. Icyakabiri nuko ukwiye kumenya ko uriho kubw'urukundo rw'Imana, utari kubw'impuhwe z'abantu. Ari abantu uba warapfuye kera. Hanyuma icyo ukakimenya. Icyakabiri gikwiye kubesha kwihangana ni ukumenya ko ubuzima busimburana. Ugomba kumenya ko uyu munsi nubwo ubabaye, ejo uwatumye ubabara nawe azababara. Ntabwo azatura nk'umusozi ngato abe paradizo, nawe hazahora n'ibimubabaza. Uyu munsi yakubabaza ariko nawe ejo azababara, nawe azababara. Azaguseka kuba kwirukanye mu kazi ariko nawe ejo azamwirukana, nawe agusange mu kibaya, ejo usubizwe wasigare mu kibaya. Azaguseka kutinze kubyara ariko nawe nabyara azabara minirivare z'abana. Ukwiye kumenya ko umubabaro ufite utazawusazana, kandi nabibone bari kuwenyegeza nabo bicaranya agahinda. Abakomeye barababaye, abakene barababaye, abacuruzi murababaye, badogiteri murababaye, abahanuzi murababaye, umuntu wese ababaye mu rwego rwe. Hanyuma rero nukwiye gufata umubabaro wawe ngo kurenga igipimo mu buryo wiyahura. Ukwiye kumenya ko umubabaro wawe ukwiye kuwutsindisha inkingi yitwa kwihangana. Bwira umubabaro uri umutima wawe ngo amabaro ntacyo urantwara, ngo ushimbuje kwihangana kumesha kugera ku nzozi zanjye. Abantu n'abami barababaye bikoma ngoma, barababaye. Ejo bundi Perezida wa Amerika arahire, yavuze ndashima Imana yuko Imana yarandinze, niyo yandinze sinapfa. Hari ngo nawe bashaka kumwica kandi ni umuntu ukomeye, ariko baramuhuje baramukubita ugutwi ko ari kugiye. Ariko kwihangana kwamugejeje ku ntsinzi. Niba uri kuba n'umuntu mwicaranye mubwire ngo intsinzi inzozi zawe icyo uzaba cyo uzagikura mu kwihangana. Utihanganye ntabwo ushobora kugera ku cyo ugomba kuba. Umuntu wese wifuza kuba ukenewe muri sosiyete agomba kwihangana. Nkuzaniye ubutumwa kuguma kwihangana. Umuntu wese ushaka kuzaba uw'umumaro mu rugo rwe, mu muryango, muri sosiyete, ugomba kwihangana. Ejo nagaye n'umupapa afite ibibazo bikomeye cyane,
urugo rwe nyine rurazigajega. Umudamu yagiye mu byaha aravuga ati turimo tugenda turi mu modoka turimo tuganira, aravuga ati jewe muragiye mu byaha jewe ndamwica turamubwira kwica si uso muti ihangane. Papa aratubwira ati jewe narihanganye kandi kwihangana kwanjye gutumye mbaho uwo ndi uyu munsi, kandi gutumye n'abana banjye biga, kandi gutumye ngera kure. Kakubwira ikigeragezo cyose gihimwa n'ijambo rimwe, kwihangana. Nkuzaniye ubutumwa. Agahinda, ibitutsi, ibihombo, inyuro, karande, kuguca inyuma, kukubeshera, akagambane, gutotezwa, amashari, ubwambuzi, gusuzugurwa, kwitwa amazina mabi, ibyo bintu byose bihimwa n'ijambo ryitwa kwihangana. Utihanganye ibyo bintu iyo bikuzo kabe agaciro, imitsi yawe yanaturika. Kuba warizeye umuntu, umva nyumviriza nshuti yanjye ubutumwa bwacu, kuba warizeye umuntu ugafata miliyoni za 50 ukazimuha, akaba ari kuziryohamo, akaba ataguha n'igiceri, akayabona akakwambura. Ihangane. Kwihangana gutera kunesha, ariko kutihangana bitera umugayo. Kwihangana bitera kunesha. Kandi umuntu wihangana, umunyabwenge wa mbere ni umuntu wihangana. Umunyamasengesho ni umuntu wihangana. Ikizakubwira umuntu kari muzima ni ukwihangana. Kwihangana niyo ntwaro yonyine ivunana kurusha izindi zose. Kuko wihangana, umuntu yihangana afite urushyi, yacapa umuntu urushyi rimwe akanaroshisha ati kandi ubu ngubu byagenda ukuntu. Ariko kwihangana ukamuga ati mwimukubita atagupfira mu maso, ukihangana. Kwihangana. Nigeze nkorera umuntu afata amazi ayamenaho, mazi yuzuye yanduye ari mu ndoba yamenaho. Nari agasore k'amashagaga shaka kora siporo, Satani arambwira ati wamukubise urushyi kweri. Numva umwuka w'Imana arambwira ngo mwana wanjye, tuzi kuri mu mwuka wera, ihangane. Uyu munsi akuri hejuru, ejo azamanuka nawe uzamuke. Mwihorere, ni njyewe muremye, ni njye uzi icyo uzaba cyo, we ntazi icyo uzaba cyo. Dore impamvu ukwiye kwihangana. Imana yakuremye izi icyo uzaba cyo. Ukurwanya ari kukurebera uko umeze, ariko ntazi icyo uzaba cyo. Ukwiye kwihangana ukagira amatsiko y'icyo uzaba cyo. Haleluya, haleluya. Ukwiye kwihangana kugira ngo ugere ku cyo uzaba cyo, nuko wihangana. Dodo, kwihangana niko gutumye witwa Dodoni uyu munsi, ukaba utitaba Ribu buri munsi, nuko wihangana. Hari abantu bahora mu nkiko subiga abandi. Kwihangana. Nkuzaniye ubuhanuzi mama, witerura amavarisi nguragiye iwanyu, niba atagukubita ihangane. Papa, nkuzaniye ubuhanuzi, nkuzaniye ubutumwa, ihangane aka kanya. Imana igutije imbaraga zo kwihangana. Wifata umwanzuro wo kurusenya, ihangane. Uwabiteje Imana izamugonga. Imana ifite ubugi gonga umuntu ikamugonga ntamenye ko yamugonzwe. Imana yakumbanyije Herode ntiyamenye uburyo agiye. Imana umva ko nkubwire, nimba hari umuntu ukenewe ku isi, ni umuntu wihangana. Kwihangana.
kwihangana rimwe uzagicisha mu naririmbe kugira ngo umutwe worohe, kugira ngo iyo harimo ibintu by'umujinya bihayatari ari ugomba kwihangana. Iri ntago ari ijambo ushobora kuvuga nishimye, kuko ndibuze wishimye ntabwo wabyumva neza. Kwihangana, ihangane, ihangane, ihangane shuti, ihangane, ihangane uzagera ku ntsinzi. Ihangane, ihangane uzagera ku ntsinzi. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ihangane, ihangane, ihangane uzishima. Ihangane, ihangane, ihangane nawe uzashima nk'abandi. Ihangane, ihangane, ihangane nshuti y'Imana. Ihangane, ihangane, ihangane imbere yawe ni heza. Kwihangana, ntiwacuruza utihangana, ntiwaba umuyobozi utihangana, ntiwaba umushumba utihangana, ntiwarera abana ngo bakure utihangana, ntiwakiga ngo urangize utihangana, ntiwacuruza ngo byemere utihangana, kuko hari inshuro nyinshi ushobora guhomba, ushobora guhomba nk'inshuro nk'eshanu utihangana, wajya kuyarya amandazi. Ntabwo warera abana utihangana, ntiwayitwita amezi 9 utihangana, abatihangana bazivanamo. Ndekose ihangana, ntiwagira ku iterambere utihanganye, ntiwagira ubutwari utihanganye, ntiwaba intwari utaraciye mu kwihangana, ntiwagira ku nzozi zawe utihanganye, ntiwaba ukenewe utihanganye, ntiwaba dogiteri utihanganye, ntiwaba rwiyemezamirimo utihanganye, ntiwaba papa w'abana utihanganye. Umva, ntabwo wagera aho ugeze utihanganye. Hari ibintu byinshi ugomba kwihanganira. Ubuzima bwose ni ukwihangana. Kugira ngo usenge ni uko wihangana, kugira ngo utarwana ni uko wihangana, kugira ngo udatsina ni uko wihangana, kugira ngo ugere ku ntsinzi ni uko wihangana, kugira ngo udatera amadamani ni uko wihangana, kugira ngo batagutera ikinyenda ni uko wihangana, kugira ngo udasebya umuryango ni uko wihangana, kugira ngo udasebya sosiyete ni uko wihangana, kugira ngo utabe ikibazo ni uko wihangana, kugira ngo utabe umujura ni uko wihangana. Uratambuka kuri banki ukarabya indimi, ihangana. Uratambuka kuri kubara amafaranga, utuwashe kuzamo, ihangana. Niwakora amafaranga utihangana wayiba. Umva nkubwe, niwakora mu yemwe niwakora mu kazi karimo amafaranga utihangana, nibakugira icyizere utihangana. Ubuzima bwose ni ukwihangana. Niwajya hanze utihanganye, niwagira ijambo utihanganye, niwagira intebe wicaho utihanganye, niwazamuka mu ntera utarabanje kwihangana, niwavugwa neza utihanganye, ntiwakenerwa utarihanganye. Kugira ngo ugire aho ugera nuko ugomba kuba warubatse inkingi twa kwihangana. Nuzabyuka mu gitondo ngo utore diplome uzihangana bucere mu ishuri wige. Umva nkubwira, kugira ngo ubyare nuko wihangana, kugira ngo uve mu bukode nuko wihangana,
nutawitihangana ntabwo uzabuvamo. Ugomba kwihangana ukarya make kugira ngo ugere. Ibintu byose ni ukwihangana. Niwababarira utihanganye, rekosi enemo repayi. Isi ikeneye kwihangana. Abantu b'Imana bakeneye kwihangana. Kwihangana kurabuze ahantu henshi. Kwihangana kurabuze mu nsengero. Kwihangana kurabuze kugira ngo ube ubane umutware wawe musasane. Nuko wihangana. Nutihangana murajya mu nkiko kugira ngo ukore akazi n'abakozi muri kumwe. Nuko wihangana. Nutihangana murarwanira muri biro kugira ngo uzakore mariage muko. Nuko wihangana. Nutihangana urasambana ubikirara. Ukuri kwemeze. Ariko niwihangana uzagira ahantu hafatika. Nutihangana urabindaye kugira ngo banki kwizera iyo banki ukuramo. Nuko wihangana. Niba gusiga amafaranga bakayabara bagasanga yose aruzuye, bazakugira ikizere kugira ngo ugire ikizere. Nuko wihanganye. Kugira ngo umuyobozi. Nuko wihangana. Nta muntu numwe uyu udafite kwihangana uba nta kintu ufite. Intwaro, inkingi ikomeye mu buzima bw'umuntu ni ukwihangana. Kurya ni ukwihangana, kunywa ni ukwihangana, ibintu byose ni ukwihangana. Ubuzima bw'umuntu bushingiye mu kwihangana. Umuntu utihangana ntashaka kunezeza Imana. Umuntu utihangana ntiyanezeza umuryango. Umuntu utihangana ntiyanezeza abantu. Umuntu utihangana ntiyavugwa neza. Niwihangana uzagira kuri byinshi. Nutihangana uzatakaza byinshi birangiye n'ubuzima bwawe butakaje. Iyo utihangana utakaza byinshi, utakaza benshi, ndetse n'ubuzima bwawe ukabutakaza. Ariko umuntu wihangana, Umunyarwanda yavuze ngo wihanganye ngakama ikira. Ngo wihanganye ngakama ishashi. Ishashi itinda gukura, ariko umuntu wihanganye igihe kiragera ikaba imbyeyi akayikama. Ariko utihanganye akama ikimasa. Wayabona ntago bivamo. Ariko umuntu wihanganye akama ishashi. Ntabwo ushobora kubaho utanga. Urashaka kubyuka mu gitondo ngo uhite ukama, ntibikunda. Urabanza wihangane. Kwihangana. Icyo ushaka uzakigezwaho n'intego nziza mu buzima no kwihangana. Ntabwo icyo ushaka uzakigezwaho no kwivumbura no gufata imyanzuro mibi. Oya, imyanzuro mibi izakugeza ahantu habi. Icyo ushaka uzakigezwaho no kugira intego nziza, kugira amahitamo meza bifatanyijwe no kwihangana, bizakugeza ku nzozi zawe nziza. Isi ikeneye kwihangana. Ndajya nkubaza, urihangana? Ejo nawe n'umwana w'umuhungu utihangana, isi yamuse mu ishuri yaga kwihangana. Ati nkeneye filime. Bamuhesha mu ishuri rya segonderi aranga. Bamusha mu by'imyuga byo kwiga mekanike aranga. Kubera ko ntashaka kwihangana isaha yose ngo yicare yige, ntibikunda. Ntihangana. Hanyuma rero arashaje. Ejo bundi agiye kurambagiza. Umukobwa aramaze ngo wize iki? Ngo cyo kwa ngo nagiye mu ishuri ngo birananira. Wize iki? Ati ngo nagiye kwiga ibya mekanike biranga. Arabwa ati nzakujyana bigende bite. Nta nubwo nasenga. Ati oya, gusa nkaho gakeye baramubenga. Azize kutihangana. Iyo utihangana wanga kwiga. Iyo utihangana ntushobora kurangiza segonderi ngo urajye kaminuza utihangana. Yemwe mu banyeshuri mutihangana murajya musibuka ibigo, ariko umunyeshuri wihangana agera ku ntsinzi. Ntushobora kuba umuhanga utihanganye. Ubuzima bwose no kwihangana. Ntiwaba umuganga utihangana. Baganga uzi kuntu bahura n'ibigeragezo bikomeye, ariko barihangana. Babona babarukaho, babona bapfira mu maso, babona baze bacitse ibisebe, babona barahomahoma, barasanasana, hambaye nabi, abagwe mu biziba, abagize gute, abarwaye indwara zikomeye, sana banduza. Kugira ngo umuganga nuko wihangana. Buri umuganga umuntu atihangana yabishobora dodo. Ntabwo kugira ngo umukozi w'Imana nuko wihangana. Ibintu byose nasanze ari ukwihangana. Iyi nkingi ni inkingi ihagarara ubuzima bwa muntu. Rero babwira, irareba wowe usenga iranudasenga.
nutihangana urajya kwiba, niwe baragufata bagufunge, ariko niwihangana uzashaka akazi kandi uzakabona. Rikabwira abantu mwese munkurikiye, iyo Imana ikubwiye ngo nzagutabara, ibikubwiye ngo ihanganire ibigeragezo ufite, ariko utegereze kandi utangire ushake icyo ugomba gukora. N'Imana ikubwira ngo mariage, ibikubwiye ngo ihanganire amagambo akuriho, ntabwo ibikubwiye ngo igero ryo kwishingira, ibikubwiye ngo ihanganire amagambo akuriho ejo azahinduka. Ndashaka gusengera umuntu ukeneye kwihangana. Ese ukeneye kwihangana? Ese kwihangana cyagufite? Ingo nyinshi zisenyuka kwa kutihangana. Inzangano nyinshi ziri mu isi zizanwa no kutihangana. Kandi umuntu wese ugira ishari ntashaka kwihangana. Ndakwifuriza kwihangana. Kwihangana kugizwe n'amashami menshi mu buzima bw'umuntu. Kwihangana mu ngeri zose. Inzego zose, urwego rwose urasabwa kwihangana kugira ngo Imana izaguhindura ubuzima. Sampa yawe ni ukwihangana. Kwihangana bitera kunesha. Nigeze njya ahantu mu gihugu kimwe mu cy'abaturanyi sinkivuze, nca ku bantu bahagaze ku muhanda, bahagaze aho ngaho abapolisi, imvura iragwa. Imvura igwa, abasivili tujya kugama, nabo bajya kugama, bari bane. Noneho umwe ntiyajya kugama, asigara ahagaze ku burinzi, abandi bajya kugama. Bagiye kugama bakubitana, nyine nawe urabyumva, ahantu bajya kugama hari n'akabari, bakubita n'ababazi barabagurira. Wa wundi asiga ku burinzi. Mwumva kutihangana kunari bibi. Wa wundi imodoka ishinzwe kuza kubareba ko bahagaze mu kazi neza, ije isanga n'umwe. Babaza amagenzi bawe ari he, ati bagiye kugama. Bari abantu bagiye ukuri bapfa kubeshya. Kushobora twagiye ku mateo yanyu, navuze ko no mu mvura nzaba ndi ku burinzi. Okay. Wa wundi baramuzamuye, babandi nabonye bajyana ntumbaze yo bajyanye. Kino nuko nabonye basha mu modoka barabatwara, kandi ntabwo batwaye nk'abashi nk'abanezerewe. Reka nkubwire, ibintu byose ukora, ibintu byose Imana izakugezaho, wari uzi ko inkingi ukwiye gusembwa mu mutima wawe ari ukwihangana. Ibikomere ufite byose kugira ngo ubukire, banza usevinge kwihangana muri wowe. Ese ukeneye ko Imana iguha imbaraga zo kwihangana? Iyo wihanganye, umuntu wese wihanganye, mwisoza ry'umuntu wihanganye, ni intsinzi, ni intwari. Umuntu wese wihanganye birangira yicariranye n'abakomeye, birangira amazina ahindutse. Tugiye gusenga. Umukobwa wihanganye birangira yicaye muri big tent, birangira amazina ahindutse. Umugabo wihanganye birangira abaye umuntu ukomeye. Umusore wihanganye birangira abaye umuntu udasanzwe. Kwihangana bikwegereza guhindurirwa amateka. Ntabwo uzahindurwa amateka utihanganye. Kandi ibintu byinshi birashamira kuza kwihangana ni byinshi. Ariko kwihangana bizatuma abantu bavuga ati ni ukuri kose turamuzi. Turamuzi Yesu. Turamuzi ari umukozi wo mu rugo. Turamuzi abamutuka. Turamuzi bavangarasazi wabo. Turamuzi abone icyacumi cy'itorero. Hari igihe umuntu akora nk'umukobwa bakamwita icyacumi cy'itorero bitewe nuko yatinze gushaka. Akihangana. Babona Imana, abantu babona Imana igute bayiguhaye dogiteri, bagatanya ngo twe natwe twaragusengeye. Nta muntu n'umwe ugera ku gisubizo cye atihanganye. Imana ntiyatinze kuza, iragengere kwihangana kwawe. Mbese kwihangana kwawe kuracyari muri wowe? Mbese kwihangana kwawe shuti yanjye kuracyari muri wowe? Kristo aze yasanga wihanganye.
barakwanze ntiwihangana, barakuvuze ntiwihangana, barakuneguye ntiwihangana, barakwirukanye ntiwihangana, barakwambuye ntiwihangana, barakugerageje ntiwihangana. ndagira ngo ubwire Yesu ngo mwami mbabarira kutihangana, narirwaniriye sinigeze nihangana, kandi wowe Yesu watubereye urugero rwiza, wihanganiye umusaraba, wihanganiye ibitutsi, wihanganiye inkuru, wihanganiye amagambo y'abantu, wihanganiye ryacu byo mu rubavu, ntiwigeze utwihakana. Yesu ntiyavuze ngo no, yarihanganye. Hanyuma navuga ngo mwami ndakwingize mbabara ibyaha byanjye, mbabara kutihangana. Nimba ucitse intege nkuko Yesu atigeze atsindwa, niko ugomba nawe kudatsindwa. Ntabwo yigeze twihakana Yesu, hoya yarihanganye kandi yibitsemo imbaraga. Ni kwa kundi umuntu agutuka wibitsemo imbaraga, ufite umugero, ufite ikofe, kwihangana. Peruka guhura n'umugabo wihangana hano hepfo, mugenzi we wasiza mu capurushi, ukabihangana aramureba aravuga ati sha yo haba kera nawe bundi sha ubu ngubu ntibyavamo nzundi we, arihangana aragenda. Ariko utihangana wahita umukubita nawe. Kwihangana bitera kunesha. Iyo wihanganye ugira kucyo ushaka. Ihangane, urasuzuguwe, urapinzwe, uranzwe, uraneguwe, ibyo byagushizeho baragusuzuguye. Ihangane. Kwihangana kwitakunesha. Iyo yarihanganye Imana iramukubira. Esther yarihanganye abo mu mwamikazi. Modeka yarihanganye Imana imugeza aho ashaka. Yosefu yarihanganye Imana imugeza aho ashaka. Ihangane. Nawe ukwiye kwihangana. Ese urumva ukeneye ko Imana guha imbaraga ziguhesha kwihangana? Reka gusengera. Barakubenze, ihangana. Washoya yawe barakubinga. Warirukamwe ngo niwatanze avance, ihangana. Uyu munsi uri gutotezwa ngo nubyara kuko kutuze gusama, ihangana. Uyu munsi kwa kudafite akazi ntuwubashwe, ihangane. Uyu munsi urugo rwakunaniye, umugabo ari kugucinya, umugore gucinyuma, ihangane. Uyu munsi nturi kuvugwa neza, elena pita kosika, ihangane. Ejo bundi nawe uzagira agaciro nk'abandi, nawe uzamera nk'abandi bana, ihangane. Tubona abantu bakomeye mu isi, nano mu gihugu cyacu dufite abantu bakomeye babanje kwihangana. Uyu munsi batubera urugero rwo kwihangana. Tubona muri Bibiliya, ariko nano mu gihugu cyacu hari abantu bihanganye bagira ku nzozi zabo, hari abantu bihanganye bagira ku masezerano yabo. Nutihangana ntabwo uragira ku nzozi zawe. Nje kukubwira ngo ihangane niwo musingi uguhesha kugira ku nzozi zawe. Wikora amabi, wikwigwanira, wikiba, wigambana, wikiyahura, wikiyangiza, winywa imiti kwica, wijya mu bapfumu, wijya gusambana, wijya gutega, wijya repita ngwanemo, wikora ibyo byakora kutihangana kubera inzara. Ihangane. Kwihangana kwawe kurakugeza ku masezerano. Urajya mu byaha, ujye gutega, ujye mu busambanyi, ejo uzavanamo imitenzi, uvanemo sida. Ihangane kugira ngo Yesu azahindura amateka yawe. Kwihangana kwawe kuzaguhesha kuba ugomba kubaho. Ihangane. Yewe wihangana n'uwo muntu uri kugutoteza, wihangana n'uwo muntu muri kumwe mu kazi, wihangana n'uwo muntu ugutega iminsi. Ceceka, wihangana, ubibwire Yesu. Yesu azaza, Yesu araje abyikorere. Lela enebo, ihangane. Nta jambo ufite mu rugo rwawe, nta jambo ufite mu buzima bwawe, nta jambo ufite ku byawe. Warambuwe, ibyaha biragenda, warambuwe, usigarimba. Kwihanganira ibingerageza kugira ngo ngere ku nzozi zanjye, nuko nihangana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Tuvuze ibintu bikomeye, tuvuze ijambo ryawe rikomeye, ijambo rirohora, ijambo rikiza. Ndasengera umuntu wese unkurikiye ngo ubanze umwezi umutunganye.
umuntu wese kwihangana kwabuze akirwanirira akicira inzira mweze umutunganye. Numara kumweza umuha imbaraga zo kwihangana. Ihanganisha ababyeyi, baha imbaraga zo kwihangana. Abagabo imbaraga zo kwihangana, abakobwa imbaraga zo kwihangana, abayobozi mu nzego zitandukanye ubaha imbaraga zo kwihangana, abakozi b'Imana imbaraga zo kwihangana, abashumba ubaha imbaraga zo kwihangana, abahanuzi nanina kosika ubaha imbaraga zo kwihangana, abaririmbyi imbaraga. Buri muntu wese mu rwego muha imbaraga zo kwihangana zimuhesha kugera ku nzozi ze. Nirukanye Satani ubu washaka kugira abo ariganya ahazaza habo. Icyo nzi cyo nuko witeguye gusetsa bakwiringiye. Mwami bwagirira neza buri muntu wese ubuntu bwawe n'amahoro bibe ku muntu wese, bibe mu gihugu cyacu, bibe ku migabane itandukanye y'isi, bibe ku ba diaspora, bibe ku muntu wese ukurikiye, kandi umukize umwaku kubo kwihangana. Urakoze Mwami kubikoze mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Imana ibagire neza, Imana ibamugisha. Ndakwifuriza kwihangana biguheshe kugera ku nzozi zawe. Satani ntakuriganye kubera ko ufite uyu munsi uri mu mazi abira. Ihangane, Yorodani uzayambuka. Bye bye.